turi kwinginga Imana ngo Imana iburizemo imigambi ya Namani ya Hamani wamanitse igiti ashaka kukimanikaho Morodekayi. Imana iburizemo imigambi y'abagome n'abagambanya, abapfuma, abaroza, abacwezi, abahiga ubuzima bwawe, babushake babubure, kubera ko turi mu kwezi kw'Abayuda. Zaburi ya mbere. Reka nkuramutse nkwifurize kugira igitondo cyiza, nimba ari mu gitondo, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe ukurikiranye igitondo cy'umugisha aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, ku mugabane igiye itandukanye, kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye, ukaba ubasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Reka nanone umugisha uturutse mu birere bine ube ku buzima bwawe, ube ku gihugu cyawe, itorero ryawe, ndetse no ku bavandimwe n'inshuti. Amahoro y'Imana kandi akomeza aganze mu mibereho yawe. Ni mwene so Pastor Imanishimwe Emmanuel, ugukunda cyane kandi ukwifuriza guhirwa, ugusengera ku manywa na nijoro, kugira ngo aho uri hose Imana igukura aho hantu igushyitse aho yifuza ko ugera. Kandi nkusabira umugisha utagabanyije wowe umuyoboro wo kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana, ugasangiza abera b'Imana ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Ni nako Bibiliya iravuga ngo uwahinduriye abantu benshi kugukiranuka azaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Naranatangaye cyane, mureke nkavugeho ku nshuro ya mbere, aho umuntu akizwa akumva ko abandi bose batakizwa pe, akagira umujinya, kibaza uyu muntu arakijijwe, akagira kurakara abonye mwene se akijijwe, akanashimishwa yuko mwene se yahama mu kabari, yahama aca inyuma umugabo we, yahama aca inyuma umugore we, yahama akuramo inda, ukavuga ngo kiriya ngo nimukireke ni ikinyabyaha. Kandi mu by'ukuri Yesu misiyo yadusigiye ni uguhindurira abantu benshi kugukiranuka, bakaka haleluya, bakaza bakamenya Yesu, maze n'uwahinduye abandi nawe akazahabwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Kandi ikamba ryo kwaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Ku munsi w'ejo nibwo natekereje ndavuga ngo mbese ni irihe zina rishya Imana izaha umuntu akarimenya ubwe? Ndatekereza ndavuga ngo uko byagenda kose Imana izashingira ku mirimo y'abera bayo. Imana ishimwe kubwire ngo wenda uri generali, ibyo ntitubizi nk'uko Bibiliya ivuga ngo kereka umuntu uzarihabwa. Ikubwire ngo wenda uri kaporari, gusobanurira impamvu. Ikubwire ngo impamvu ntiwigeze ufasha abakene, wakiriye Yesu, ubuzima bwawe bujya mu gitabo cy'ubugingo, ariko ntago wigeze ubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu udafite ipeti. Icyo nyikundira mu ijuru nta shyari rizaba ririyo, nk'uko umuntu agirira ishyari mwene se ngo yakijijwe, akababazwa n'uko yakijijwe, akagenda amutaranga ngo ntago akijijwe neza, akagenda amuharabika, akagenda amuvuga amagambo amuteranya kuri bene se cyangwa abo basenga. Bene data, birakwiye ko tugira umutima w'urukundo, kandi tugakunda bene data, tugakunda n'intama imwe ariyo Yesu yasize atabonye, akadusigira misiyo yo kujya kuyishaka. Iyo ni intama yazimiye, yigeze asiga 99 zari asiga 99 ngo ajya gushaka iy'ijana yari yarazimiye. Aravuga ngo nubwo nayibonye ndacyayishakisha. Haleluya. Njye mbahaye ubutware, mbahaye imbaraga, mbahaye umwuka wera, mugende mubashake, mubabwire ubutumwa bwiza, mushake intama yanjye yazimiye. Ariko wowe uraturana n'umuturanyi ukumva yahora asambana, ukumva yahora asinda. Imana itubabarire cyane kandi tugirire neza. Uraturana n'umuntu ukumva neza ntiwamubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ntiwanamwerera imbuto, ukavanga Imana yanjye iraje ikwereke ngo n'ubundi wowe uri umunyabyaha, ukamurindira imbere indirimbo z'abahanzi gutakurusha gusenga, nakajya gutera ubwo, ukamucyuriraho kugira ngo umubwirize cyangwa umwerere imbuto zikwiriye abihannye. Ndabizi hari igihe ugira umuturanyi mubi, ariko ushobora kwera imbuto ugaceceka, nawe utamubwira akabati cyakoze cyo nabonye uriya muntu ari mu mwuka w'Imana. Imana yo mwijuru ishimwe cyane.
nawe agahindukira akakumenya. Hari ibintu rega tugomba guhindura. Iyo ubona umuntu yicaye mu rusengero natura naririmba si n'umudiyakoni yewe aricaye gusa ameze nk'ivaze, noneho ni n'igitangaza yakumva mwene se yakijijwe akabona kuvuga ngo ubuse nawe yakizwa, ntiwagiye kumushaka ngo umubwirize ubutumwa bwiza. Mu rusengero wakijijwe iki? Ko iyo umuntu amaze gukira cyangwa agakizwa ajya gukiza abandi, akajya kubwira abandi aho yakiriye. Umugabo bita Filipo yigeze abona umugabo bita Yesu, amubonamo Imana, amubonamo ibitangaza, amubona akomeye, amubonamo umuhanuzi, amubonamo umwami, amubona haleluya, amubonamo nk'umuntu wari waravuzwe n'Imana. Arangije atekereza ibyanditswe yanditse, arangije asanga Natanayeli, aramubwira ngo Natanayeli we ntabwo ubizi, uwo Mose yanditse, wa wundi abahanuzi bavuze, wa wundi twari dutegereje, wa muntu bavuze ngo azitwa igitangaza, Imana ikomeye, nanjye namubonye, yavukiye i Nazareti, wowe vayo tugende tumurebe, yarakoze umurariko ukomeye cyane. Ariko wowe mu rusengero rwawe hakoreka ibitangaza, harimo abashumba, harimo abavugabutumwa, harimo abahanuzi bazi kuvuga ijambo ry'Imana. Unanirwe gutumirana na Natanayeli utaramenya Imana, ahubwo umurwanye wumve ko yakicwa n'itabi cyangwa urumogi. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Oya, ndabizi neza barapinga, bashobora kuba bagupinga, ariko wowe jya uvuga ngo ngwino urebe. Niko Filipo yavuze. Natanayeli arangije abangwa ariko Filipo we, i Nazareti hari icyiza cyahaturuka. Ndabizi neza bashobora kuba kwawusengera nta cyiza cyahaturuka. Filipo aramubwira ngo wowe ngwino urebe. Ahageze Yesu yikorera akazi. Wowe rarika abantu, wowe bwiriza ubutumwa bwiza, bwira abantu gukora kw'Imana, bwira abantu gukora kwa Yesu, akandi kazi n'ak'Umwuka Wera ndetse n'umugabo bita Yesu. Haleluya. Ngo Natanayeli akihagera, ngo Yesu amukubita amaso, arangije aramubwira ngo Natanayeli we, mbonye kuri umuyuda nyakuri, ntabwo ujya ugira uburyarya mu mutima. Bundi bariya abantu dutera umugongo, bo baraza bagakizwa bakakira ibitangaza byabo kubera ko baba bafite kwizera. Haraza ko batari komana, nanjye unkuye mu busambanyi nakora imirimo yawe, Imana ikabumukuramo, akaza akabanga unkoreye ubukwe. Ariko wowe uricaye urarambaraye hasi, nukonje nunabise, Uwiteka agiye kukuruka. Niko Uwiteka abwiye itorero ry'Ilawudokiya. Imana itugirire neza cyane kandi tubabarire cyane. Yesu arangije aramurondora. Natanayeli hafi afashe umwanzuro wo gukizwa. Imana ishimwe. Ntabwo gukizwa, haleluya, ntabwo kuvuga ubutumwa bwiza ari ukwirirwa tugenda tuvuga no kwera imbuto n'ibyambere. Imana itugirire neza. Ukabwira umuntu ati rwose nkubwire, ni byiza kusengera hariya ha, ni byiza kusura abarwayi, ariko natwe uzadusura umunsi. Imana ishimwe. Bakubwira ngo areke by'abarokore muri abasazi, wihangane uwe ngo hoya uzaze. Uwo Mose bayanditse, uwo abahanuzi bavuzeho, uwo twese twizeye, uwo tuboneramo inzira n'agakiza no gukiranuka, ni umugabo bita Yesu. Iyo ageze mu rugo amahoro araboneka, iyo ageze mu kazi uhabwa promosiyo, iyo ageze mu buzima agukiza indwara, iyo ageze mu bugingo aguha ubugingo buhoraho. Haleluya. Kavuga ngo Uwiteka. Ariko wowe uricaye, njye bijya binangaza, mu by'ukuri biranangaza, mu gihe umukristo cyangwa umurokore, ntabwo gutanga amaturo ni byiza, gutanga icyacumi ni byiza, kuririmba ni byiza, guhanura ni byiza, kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko icyiza kiruta ibindi ni misiyo ya Yesu, gushaka inama yazimye. None ko twe turi kuyizimya turabigenza gute? Twisubireho kandi tugarukire Imana. Mubwire abantu bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza, bamumenye, ababera umukiza, kuko nibamutunga bazatunga amahoro. Ikimenyetso cy'abadatunze Kristo nta mahoro bagira. Bahorana intambara mu ngo zabo, bahorana intambara mu mibereho yabo.
ariko utunze Yesu. Abaririmbyi baherutse kuririmba indirimbo ngo ufite Yesu nk'umutabazi, ngo ari mu bwisho bukomeye, ngo ugarukire Yesu wazakubera byose wifuza. N'indirimbo ishobora kunyura umutima wanjye, nawe ndayikubwiye ko ufite Yesu nk'umutabazi ari mu bwisho bukomeye, imiraba yaza ntigire ikintu imutwara. Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana impaye kandi twasenze. Nimba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, dutanga nomero ya telefone kugira ngo ube waca inbox tugufashe umwakire, tukohereze ku bakuru b'itorero bagusengere, kandi nanone ugere ikirenge mu cya Kristo Yesu batizwe, kuko utamufite rwose, udafite uwo mwana azamwara. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nkunze kubwira amadini yoshya abantu akavuga ko Yesu nta kamaro, ari umuntu nk'abandi, ariko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nawe uzajya kwa data atamujyanye, kandi Kristo Yesu ahindura amateka y'ubuzima bwawe. Amen. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ni igice cya 4, turasoma umurongo wa 6 ndetse na 7. Biravuze ngo kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati aba data. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Kandi muri abana bayo, uri umwana w'Uwiteka Imana. Ho gatoya ndabanza mvuge kuri iri torero ry'i Galatiya. Pawulo yaritumweho, aritumwaho Imana imuhaye misiyo yo kugenda gukiza abarwayi. Aragenda itorero ry'i Galatiya, Imana ikoresha Pawulo ibitangaza bikomeye. Aba mu kirere cyo guhanura, abarwayi barakira, abantu bamenya Yesu ko ari Yesu ukiza indwara. Imana ishimwe. Ho gatoya haciyeho iminsi, Abagalatiya baba benshi, itorero riba rinini. Pawulo ntiyabona umwanya wo gutangira kubagaburira ibikomeye. Haleluya. Nk'uko yabwiye Abakorinto, arababwira Abagalatiya, aragenda ashyiraho abakuru b'itorero, akomeza kujya gushinga ayandi matorero. Imana itugirire neza. Ariko Abagalatiya baza kuyoba, bava mu byizerwa, batangira gushyiraho iminsi no kuziririza iminsi n'ibihe n'ibyumweru. Abagalatiya bakurikiza amategeko, batangira gusoma igitabo cy'Itangiriro, basoma igitabo cyo Kuva, basanga harimo amategeko Imana yahaye Mose. Abakristo, abayoborwa, abo bose bari barakize indwara z'umubiri, batangira kurwara indwara z'ubugingo, batangira kopoza abayobozi. Imana ishimwe. Ngo noneho batangira kubanga amategeko niyadutsindishiriza. Pawulo aza kubimenya, asanga abantu biziriza isabato, asanga abantu ntibakundana kuwa gatanu saa 12, baba bari kuryana ngo isabato niyo yemewe. Rero yandika iki gitabo cy'Abagalatiya, wasangaga ari kubagira inama, urereye ku gice cya mbere ukagera ku gice cya 6. Yesu ashimwe cyane. Abagalatiya Pawulo arababwira ati Imana ishimwe, ntabwo umuntu atsindishirizwa n'amategeko, kuko amategeko kera niyo yatsindishirizaga. Aranababwira ngo cyakoze cyo ushoboye kuyubahiriza yose nk'uko ari, yagutsindishiriza, yanakubatura, yanagukura mu bubata. Harabwira ngo dutsindishirizwa nuko twahawe umwuka wera, ndetse tukizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kugira ngo aze muri twebwe adutsindishirize byose, kandi tukayoborwa nawe. Harangije abandikira kuri iki gice cya 4, aho twasomye ari kubabwira ati mwebwe ngo twe turi abagaragu. Batangira kuvuga bariremyemo ibice, nk'uko abantu itorero ry'Imana ryiremye ibice. Bene data, ntidukwiye kwiremwa ibice. Haleluya. Turakwiye kunga ubumwe, kandi tukamenya ko twese turaba. Harimo abiyita bakuru, harimo abiyita abayobozi. Aho komite y'iki gihe ya korali iterana muri iki gihe, bakavuga ngo dukuyeho perezida turiyimitse. Ibyo bibaho mu bakirisitu.
ariko twese nta mukuru. Yesu ubwe yaravuze ngo umuntu ushaka kuba mukuru ahinduka umwana, aba umugaragu w'abiyita bakuru. Imana itugirire neza cyane. Pawulo arababwira ngo turi abana b'Imana. Imana ishimwe ngo kandi twabiheshejwe tunahabwa ubuntu n'umwuka w'Imana, umwana wayo udukoreramo. Imana ishimwe ngo nta nubwo tukiri abagaragu cyangwa imbata, ahubwo turi abana, turi n'abaragwa b'ubwami bw'Imana. Uzaturaga ni data wa twese. Mu yandi magambo muroko, dufite umugabane mu bwami bw'Imana, kuko iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza ko umukiza azaba. Wereye none umenye ko uri umwana w'Imana, ureke guharira ku bw'amategeko, ahubwo utangire uyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Nagushishikariza gusoma iki gitabo cy'Abagalatiya, ahari wowe uri kugendera mu idini ry'amategeko, ngo bubahirizaga iminsi n'amasabato n'ibihe, ariko aravuga ngo ibyo Kristo yabikuyeho kera, ubu dusigaye twubahiriza kugengwa n'umwuka wera akatuyobora. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane, kandi data wa twese ahire ubuzima bwawe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana iguhe igisubizo cy'ibibazo byawe byose wibaza. Uyu mwaka utararangira, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Kandi mbabwire turi kwinjira mu kwezi kw'Abayuda, ni ukwezi bita Adari. Ndabizi neza ukwezi bita Nisani kuba ari ukwezi kwa mbere kujya gupororonja. Ndaza gushishikariza abantu kugira ngo bazasure Yesaya 50. Yesu ashimwe cyane. Yesaya 57 official ni YouTube channel izagica ijambo ry'Imana ry'ukwezi kw'Abayuda. Ndabizi neza tuzavuga Imana, kandi Imana izaturengera. Tuzaba turi mu masengesho, buri kigoroba tuzajya tuba turi gusenga, turi kwinginga Imana ngo Imana ikora imirimo n'ibitangaza, turi kwinginga Imana ngo Imana ihindura amateka y'ubuzima bwacu, turi kwinginga Imana ngo Imana iburizemo imigambi ya Namani, ya Hamani wamanitse igiti ashaka kukimanikaho Morodekayi. Imana iburizemo imigambi y'abagome n'abagambanya, abapfuma, baroza, abacwezi, abahiga ubuzima bwawe, babushake babubure, kubera ko turi mu kwezi kw'Abayuda. Ndagira ngo ubwire ngo hari isaha yo kurengerwa n'Imana ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Telefone ni uguteranya 250 78 46 37 6 8 078 46 37 8. N'umuntu wese yemereye kunyura inbox akanyandikira kuri WhatsApp, tukaganira, tukabwira n'Imana, tugahumurizanya, tugafatanya gusenga. Imana iguha umugisha. Ni mwene so Pastor Imana ishimwe Emmanuel, nsengera mu itorero ry'abizera Yesu rikorera Kimisagara. Imana iduhana umugisha, rishumwe n'umushumba mukuru yitwa Apostle Myasiro Jean Bosco. Ni umugabo Imana ihamagaye. N'uyu munsi kuwa gatatu tuba turi gusenga, no kuwa gatanu, no ku cyumweru umunsi wose. Ni umugabo Imana ikoresheje ibitangaza. Turaje mu kwezi kw'Abayuda, tuzajya turangira abantu tubabwire ngo turi gusenga iki gihe, ubundi muze dufatanye kudusenga, duhamagara Imana ivuga